Abantu benshi ku isi bazatubeshyera bazaduhimbira. Aha twese tunejejwe n'urugo rwa Mutesi. Utagira ngo mwene data w'umukozi w'Imana witwaga Indaya hano kuri YouTube byari bishimishije. Indaya witwaga Indaya. None utagira umugabo ubu ufite uburi iki di Mutesi uzashaka uzajya usenya ukore mariage. Senya wongera ukore mariage. Umuntu akuramo agatimba agashiramo kandi gute umuntu ataranambara nakamwe. Ibyo bintu byo ntago wakwibaza ikibitera. Ura ni igiki? Hari igihari Imana. Arababona ni imyuka mibi. Namara kugera ku rugero rukwiye. Imana ize ishireho navuga ngo nk'igipfundikizo. Ngiye Mutesi urana n'ikibazo mfitanye nawe. Cyane abafana bacu tuzabazanira inkuru zitandukanye, tuzabazanira ijambo ry'Imana no kuganira bibari byiza, ariko genda cyahagaze ku mugambi w'Imana. Witonde ntabwo hanga mfite ikibazo kuri Mutesi. Ngiye Mutesi urana n'ikibazo mfitanye nawe. Ngewe nemera ko umugambi w'Imana, ese ko umugambi w'Imana wemera ko umuntu abyara umwana agapfa, ejo akabyara undi agapfa, ejo akabyara undi agapfa, ariko nibinaba ntimuzamutera amabuye, ahubwo mbe mbateguza nanasenya ntimuzamutera amabuye. Nasenya bwa kangahe? Sinzi inshuro. Ubwo n'ubwa gatatu. Abo ku mihanda wamenyere. Wa mugabo wahawe igikombe, ihangane ubaha igikombe. Wa mugore watanze igikombe, ihangane ubaha igikombe. Icyo shatse kuvuga ngenda cyafite ifuhe kugeza bugingo n'ubu, cyane ko ndi no guhishurirwa Imana igiye gutabara abantu b'abafiyemeri, abantu batawe, abantu babyaye, ntabwo muzasaza mwenyine. Imana irabafite. Shuti yanjye nanjye ndamukwifurije nubwo ntarabihishurirwa nimbigira hirekwa nzabikubwira. Ntabwo dushaka kwimika bagabo mutatukurikirana mukagira ngo nimwe turambirije ku mugabo baramutwaye n'umwuka wera se batwaye. Ni oya nta muntu utwara umugabo mugarukira batwara iki kurusha amata gutwara imbwa azabona nuko batabahaga igikombe, ahubwo kiriya gikombe gishobora kuba kirimo intsinzi. Abadamu mushishoze neza. Feredina haje amakuru avuga ko nta kintu afite. Mutesi akihanganira wa muntu utagize icyo afite. Oya ataranabimenya. Parudo gato yarabizi igihe twaraganiriye, arambwira ati ngewe nzi Feredina w'imiryango 16. Iyo miryango 16 iruta etaje Mutesi atahamo. Abije afite kuri Mutesi. Abije afite kuri Mutesi na Mutesi yaramukeneye n'ikimenyimenyi yamuhaye igikombe. Niyo mpamvu rero nta nuwakaba yambaza ngo jewe na Feredina dufitanye bije kwa Mutesi. Nta bije hari, amahoro ahinde. Uzibuke ko atari marayika wajyanye. Ntago mbona ko Feredina ari ikibazo. Nta nubwo mbona ko Mutesi ari ikibazo. Imico ya Feredina uyu yihanganiye. Iyo mpamvu izatera Mutesi. None uyu ko yashoboye kwihangana niki cyatuma Mutesi atihangana? Iyo mpamvu izatera na Mutesi kwihangana. Mwitonde gupfundikira ngo mumere nk'abaciye urubanza, mumere nk'abavuze ko umuntu agiye mu ijuru kandi akiri mu isi. Ntabwo Feredina yagiye mu ijuru, ntabwo Mutesi yagiye mu ijuru, bari mu isi, bari mu rugo. Urugo ni kaminuza, ni ishuri. Uravuze ngo nibitogota zagenda ryane mu nzu. Ni ibiki rero wabaraho kwishuriwe ibyo ari byo? Ni ibiki nibyo? Ni ibibazo. Reka nge rero ntabwo mvuga ibibazo byo hanze by'intambara zisanzwe cyangwa iki. Ibibazo by'umugore n'umugabo nibyo mba mvuga, kubera ko aho yonye baravuga ngo ihoramo. Oya ntago ari uguhoramo, ariko uzihene iziko inyuma ya kiriya gipangu hari urubingo ushobora gusimbuka ariko bayifatiyeho nayo nyine. Slim Jesus. Jewe impamvu wenda ikintu cyo gushima Imana kuri social media nakirwanya, ntabwo tuzi aho Mutesi yasengeye. Twebwe tumuzi bira bintu biba, tumuzi ajya mu murenge na Feredina, ariko ntituzi imbere yaho uko byagenze. Ntituzi amasengesho yasenze, ntituzi abo basenganye, ntituzi aho ayo makuru yaherewe. Rero numva atari ngombwa kuza gushima kuri social media. Numva atari ngombwa kuba yarabigize ubwiru bura wenda byatewe wenda n'amakuru yari afite ku giti cyiwe. Yego. Ay. Iki kibazo ko rumva gikomeye, reka twifate tuzabigusobanurira. Nzabigusobanurira undi munsi. Ariko rero shobora kuba naragize izindi mpamvu kandi ubukwe burakomeje. Rwose ntibibatera ikibazo kuko umuntu witwa Mutesi nta kibazo dufitanye.
ntacyo oya rega umugabo ntago ari umwana utazi kuvuga baterura bakajyana cyane ko umugabo ari uwawe ntago bamutwara ngo bikunde ntago byakunda burya batwara umuntu utari uwawe hari amakuru nahoze numva sinzi nimba kiyibuka umuhanuzi w'Imana hari amakuru yahoze ambwira sinzi nimba kiyibuka ngo yagusobanurire nyine na waruvuze ngo baramutwaye unatawe ubukwe n'iki batwara burya umuntu utari uwawe ariko burya umuntu ari uwawe naho yajya ibihe bishobora kuza by'akanya gatoya imira bikaza inkuba zigakubita ariko akagaruka ariko ntekereza ko intera byafashe ni ikimenyetso kigaragaza ko Ferdinand atari uwe ahubwo we nta nubwo ari mu Rwanda uwa Sandrine ntago ari mu Rwanda rwose ntakanashakire mu Rwanda njye mfite niyerekwa cyane umugabo we ntago ari mu Rwanda oya uriya ni umugisha wa Mutesi yaragundiriye mu buzima duhura n'abantu badusunika mu rugendo bakwigiza imbere ntekereza ko igihe cyo kubana na Sandrine cyangwa cyo kugendana nawe cyari kirangiye kubera ko atari yo mission cyangwa se atari ryo herezo Imana ari yaranditse kuri Sandrine na Ferdinand iyo biza kuba ari iherezo ryabo wenda umwe yari bupfe akazamo urupfu n'ibindi ariko kubera ko hari ahandi hantu buri muntu Imana ishaka kumwerekeza no kumuganisha na mpamvu byagenze uko kandi umugambi w'Imana burya uragerageza Carmen urebye umugabo mwabanye mu gihe kiri hasi y'umwaka cyangwa imyaka 2 ariko wambika undi impeta akayambika noneho mu gihe icyo gihe ari wowe yari kuba ari kuyambika byasubije ubundi nuko wenda ibintu umuntu atajya mu mutima w'undi ngo arebe ariko hari ibintu umuntu yirinda kwegereza umutima iyo ikintu umaze kubona ko kitakiri icyawe iyo ukegereza umutima uba wivunira ubusa rero kumbwira ngo iyo mbirebye ngo nyizite ni nk'uko nyine ikintu cyaza kikagucika yewe numva ko amahirwe yanjye ahari numva ko amahirwe yanjye ahari kubera ko rega nta nubwo ari ngewe wa mbere utawe numva amahirwe akomeje rwose kandi nta nicyo nshinze Imana kuba yarampaye kubyakira byonyine birahagije yego yego wari umenyereye kurara ufite umuntu gupfumbata iransaka neza biriya yabifashe nk'amano Imana irashira Imana irarangira oya ariko n'igihe hari igihe ubaho wishimye hari igihe ubaho ubabaye hari igihe ubaho ufite uguhumuriza hari n'igihe ubaho udafite uguhumuriza none se wakwivumbura ku buzima ubu koko Imana yabikugiriye ubuntu ikagutiza kubaho ubuza abantu bakuwe mu mubiri iyo aba twarejyaga mu mwuka ntago ari yamuguhaye iyo aba twajyaga mu mwuka iyo aba twajyaga mu mwuka hari n'igihe Imana ntago yagutiza ahubwo aho ngaho gato nkugarukiyeho nawe wakwitiza ahubwo Imana yagoye ntago yakwambura ubwo wari waritije ntago Imana yagutiza ariko iyo umuntu yitije njyewe icyo mbona iyo umuntu yitiza azi aho icyo kintu giturutse n'aho azagisubiza oya ntago Imana yagutiza nawe ntiwakwitiza ufite uburyo bwo kwiha icyo kintu cyangwa kukihahira ntago wagitira sinzi terime mushaka gushiramo iyi mvugo nyayo ariko Imana yiguhaye ntimugura dore impamvu nyine nshaka kukumvisha ko Imana yari yagutije ariko ikaza no gutirura bitewe n'aho ishaka kuganisha igitizanye ntago abantu buriya akenshi ntago bajya bapfa guhura gutyo nta
nta kintu Imana igendereye. yego So birashoboka ko umuntu yaza ku buzima bwawe ari icyigisho cyangwa ari ikigeragezo, Yego. ariko birashoboka ko yaza ari n'umugisha. Rero ngewe impamvu mbyita nko kugutiza, Imana yagombaga kuguhuza na Feredina kugira ngo igihe nk'iki kizabeho umwe muri mwebwe asobanukirwe ubwiru bw'Imana neza ubwo ari bwo, kuko nta kintu Imana igikorera guhomba. yego Biravuze ngo buriya yitaza kuba ariyo yabikoze, yishaka ari bukureke n'ubundi mugakomezanya paka, cyangwa se ntiyemere ko munahura, kuko ibyo byose Imana irabishoboye. Ariko kubera ko yashakaga kwigisha, buriya na Feredina azabona ko n'undi munsi n'ikindi gihe nta mugore azongera gukinisha utari uwe, yego atazongera gukinisha umugore abonye wese, atazongera kurara aho abonye hose, atazongera. Kuri buri muntu harimo icyigisho cye. yego Njyewe niko mbibona. wowe niko ubibona, Kandi ni ariko nako burya umuntu mukuru ntabwo aba ari umwana. Yego. Umuntu mukuru, umuntu mwegeze kutubwira ngo kwiga igifaransa ukuze biragora, ngo ni nko kwiga ikinyabupfura. yego Aho ngaho ugiye kuvuga ngo azabona waba umeze nk'uri kumutega iminsi cyangwa kumushyiraho iterabwoba. Kubona ahubwo yaranabonye, kuko icya mbere kubona we yabonye ibintu atari yiteze. Ntekereza ko yarangije kubona. yego Niko byari bimeze. We uburyo yabyumvagamo niyo mpamvu mbona ko ari umugambi w'Imana. Hatazagira n'umuntu wibeshya cyangwa se n'umugore akibeshya cyangwa n'umugabo akibeshya. Burya umuntu mukuru kumuhindura. Never. So ntago nyine nicyo nshaka ko wumva. Ntabwo ubasha ufite bwo kumvisha kuhindura umuntu, ahubwo yo Imana ikora iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi. Niyo mpamvu yateje kuri akuvurungana, yateje kugira gute, kugira ngo igire bimwe irokora. yego Ntacyo wavuga rero ahanganga umuntu mukuru azabona. Burya umuntu w'umugabo yarabonye buriya byararangiye. nta mugabo ubona. Ashobora kuba yarazi ko icyaha iteka umuntu agikikira, agihishira bigakunda. Yego. Ariko ubu yabonye ko n'icyaha kijya ku karubanda, yabonye ko n'icyaha kijya gisakara, Yego. yabonye ko nyine utapfa hano gukora ibintu nyine by'amanyanga mu bwiru ngo bikunde. Ntacyo ategereje kubona kuko yarabonye. yego Buriya ntabwo ariko yabyifuzaga, nta nubwo ariko yabitekerezaga. yego Ariko kuba byarasandaye kuri buriya nawe ntabwo ari wowe, biriya bintu wabikoze. Uruhande rumwe buri Imana ari gufiteho umugambi wo kugira ngo ubirekure. Hari ibyo mugani wa niwe wavuze ngo hari ibyirambiwe, wo kugira ngo wongere utangire bundi bushya. Imana ikubonemo bundi bushya. Ubu mwanya uhagazemo n'uwari uhagazemo kirya gihe ntabwo ari bimwe. Kirya gihe nubwo mwakundanaga, ariko wabaga ufitemo akwase bambonye ugize uti, ariko ubu ngubu nta mpungenge ufite. N'uwaza mbese yaza uvuga uti ibyo ari byo byose azanywe n'umugambi w'Imana. Ibyo ari byo byose abantu bazi ko ndi singo nta kibazo. yego Ntiwagira n'isoni zo kuvuga ngo ufite sheri. Ariko kirya gihe byari mu bwiru, cyari icyaha kiri mu bwiru. Icyaha rero cyarabyimbye kigeraho kirasandara. Nuvuga ngo nta kindi Feredina ategereje kubona. Nimba atarigiye nahara ntashaka kwiga, nta kindi utegereje kubona. Ntekereza ko nawe hariya niho waboneye umukunzi, niho waboneye umwanzi, niho waboneye nyine icyari cyo, niho waboneye, niho wasobanukiwe neza. Uravuze ngo Sandrine ari kuvuga ngo nta muntu ushobora kwiga akuze. Bishatse kuvuga ko Feredina ibyo yaba yagiyemo byose, niyo yasezerana n'umugore mu mategeko, azahora ari wa wundi. Ntago ndi mu mutima we, ariko icyo nshatse kukubwira ni iki. Kuko umuntu ashaka kuvuga ati shingiye ku bibaye. Yego Rwose impinduka zirabonetse. yego Ariko ntabwo umutima w'umuntu ni inyanja ngari. yego Kandi umutima w'umuntu ushukana kurenza ibindi byose. Urashukana kurusha ibindi byose. yego Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo urinde umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Icyo nshatse kukubwira ni iki ngiki. yego Hatabayeho Imana ngo aba ariyo umuntu ahanga amaso ye, yaba ari uwo muri kuvuga, yaba ari nanjye, yaba ari n'undi. Ibintu twaba turimo byaba ari nk'imikino, kubera yuko Imana niyo izi umutima w'umuntu. Nubwo njye nagaragaye nsaba imbabazi nihana, yego nkasaba Imana imbabazi. Uyu munsi hari abantu bicaye ku byaha byabo badashaka gutinyuka amaso y'abantu. Aravuga ngo ndatakaza runaka nindamuka mvuze ikizira cyanjye. Mbese ameze nka Namani. Ibitangaza birakoreka ariko afite ibibembe. Ikiriho ni iki ngiki. yego
ubutumwa natambutsa mu bantu kuko nyine ngewe hari aho nyuze hari inyanja ngari nambutse yego tinya imana umwana w'umuntu yagusezeranyije umwuka ugahera uyu mwuka wo mu mazuru duhumeka imana yawisubiza umuntu akwanze ariko imana ikagukunda mbese bitwaye iki eske nubwo abantu baterana numvise nasomye ijambo ramwe ngo ahari bazaterana ariko sinjye uzabo bateranije uribaza ukuntu imana idukunda ntabwo imana ishobora kuba mu nteko z'abagome nibi byakubayeho inteko ntabwo bazibuza no guterana ubwo se wowe waba urinda ubuza abantu guterana ngo bavuge icyo bashaka ahubwo burya nta nubwo ikibazo ari ikigeragezo ahubwo ikibazo ni bimwe uhuriye nabyo mu kigeragezo uyu munsi wa none icyo namenyesha abantu isi ntabwo isakaye buri wese yanyagirwa wenda ntabwo uzanyagirwa nk'uko nanyagiwe gusa nzi neza ko izi nyigisho zatambutse cyangwa ubu buhamya hari abo bwabereye inyungu hari ababyungukiyemo ninde wabihombeyemo ninde wabyungukiyemo njye navuga ngo uyu munsi wa none nanjye ubwanjye ndi mu nyungu nanjye ndi mu nyungu urazi none se mu nyungu yo gutakaza umuntu wakunze none se wagize ngo icyo ni igitangaza gikomeye oya uri mu gihombo uri no mu gahinda gakomeye ahubwo oya biriya byararangiye narwanye nabyo mpangana nabyo birashira igihari ni iki ngiki yego burya umuntu ariyubaka nta n'uwagukunda wowe utikunze yego ubu uri mu rukundo nawe ngewe ndi kwikunda ngewe ndi kwikunda ntikunze nta muntu wankunda yego kandi ikindi Yesu azagaruka hari abantu bakiri singo kuko nawe uri singo wenda se tuzi igihe se tuzi n'umunsi igihari ni ukurinda izamu ryacu ntabwo tuzi ngo rega ntabwo none se ubu abantu bapfuye badakoze mariage abantu bapfuye badakoze mariage ntibagiye mu ijoro abantu bapfuye badakoze mariage bagiye mu ijoro ntabwo barigiyemo se ushingiye ku kigo barahari ba Petero barahari bararitashye ntabwo ijuru ari iry'abantu bakoze mariage hari ikiganiro mpereka gukorana n'uriya mu mama bita Claudine Ange arambwira ngo umuntu uri singo ntabwo azajya mu ijuru ngo buriya ngo biragoye ngo buriya abahorana agashiha ko kuba atabwirwa amagambo meza ubwo yiciriyeho iteka ariko Imana imubabarire na mutabara urumva ko we ntabwo abasha guhangana n'ibibazo arimo ariko nimba ngewe uyu munsi wa none mbasha guhangana nabyo nuko nzi neza ko bimfitiye inyungu uyu munsi wa none ngewe ntabwo ngomba kugabura ibikomere bigomba gukira nkagabura ijambo ry'Imana yego hari abantu benshi bagiye baza bakavuga ngo Feredina nta rukundo ajyanye kwa Pastor Mutesi ahubwo nta gapangu kawe nawe urumva ngo agiye kugira ngo basezerane ivangamutungo ngo ko ngo bafite amakuru yuko ira etage mu Pastor Mutesi abamo nyakwigendera siza yimugurira nayimwanditseho namara gukora divorce mwongere muhuze nk'umugore n'umugabo abantu bakundanye urukundo rukomeye cyane hanyiza mubashije kuba mwakonya mugasubirana ngo mufite imitungo niko ubyumva se cyane niko wabyumvise hanze niko nabyumvise ntago ariko ngiye mbyumva wabitegereje se ko igihe ari umwarimu mwiza igihe n'umwarimu mwiza igihe n'umwarimu mwiza babitegereza igihe n'umwarimu mwiza ariko nta nubwo ngewe nta cyaha nakoreye Imana cyatuma ntegereza ibyagiye ari ukuba njyenyine ndabishoboye umukunzi abonetse sava ni byiza kuko hano hanze n'abantu bifuza kuba bonyine nimvuga ngo hano hanze ubwo tuvuye ku mihanda
hari igihe abantu batinya amaso y'abantu ariko bakananirwa gutinya ijisho ry'Imana. Imana nibona ko ngewe Sandrine nkwiye urugo izarume, ariko nibona urwo rugo ruzambuza ijuru izarwihorera. Si ikintu cyiza. Yego. Umukozi w'Imana urumva Sandrine n'umukozi w'Imana mugenzi wawe urumva Sandrine yakoze ikiganiro arangira avuga ngo ndabizi neza Ferdinand n'ubu bwose igihe n'igihe uzangarukira. iriya nuko nanirwa gukasoringa amarangamutima. So hari igihe umuntu agenda imburagihe kumva ko ugomba kumutakaza bikananirana. Yego. Mbona rero byaramunaniye gukasoringa amarangamutima ye bigatuma avuga wenda uko abyumva muri ako kanya. Yego, ariko ntabwo Sandrine wenda yicaye ategereje Ferdinand. Cyane ko njyewe yicaye ategereje Ferdinand namubwira ngo yaba ategereje gusenya urugo rwubatse. Mbere Ferdinand yari open, yari umuntu udafite uwe. Yego. Numva nubwo habayeho icyaha gucumura ariko nta n'umuntu yarakomerekeje mbere mu byo bakoraga. Nta muntu yarababaje. Yababazaga Imana. Ni Imana yababazaga. Ariko ubu ngubu abikoze yaba yangije umutima wa Mutesi n'uwa society rusange yabonye ko Ferdinand wasezeranye. Rero ntabwo yicanga ategereje Ferdinand. Oya. Ntabwo yicaye ahanga ategereje umugabo w'abandi. Uriya ni umugabo w'abandi. Cyane ko yatanze ikiguzi, yatanze inkwano. Mbari ikiguzi twabyita ikiguzi nimba ari ishimwe. Ni ishimwe ry'ababyeyi. Yaranyuzwe. Ni ishimwe ry'uko yahawe ibyo yarakeneye akanyurwa. Rero yaranyuzwe. Cyane ko bamuhaye n'igikombe, ntabwo azareka igikombe rero ngo aze kwa Sandrine. Kiriya gikombe yaba ari we muntu wa mbere ugihawe buriya. Ntekereza ko ari we nakibonanye. Niwe wa mbere wakibonanye. Mbere nabonye ahabwa igikombe gusaba no gukwa. Niwe ikibazo ndi kukubaza niwe muntu wa mbere Pastor Mutesi agihaye. Numva ari wagihaye. Abandi ntabwo mbizi. Sandrine nawe umugabo uzamuye igikombe Yewe se yazakimpaye. Ahubwo ngewe umugabo wanjye ni uzakima. Nta mugabo ufite igikombe ngakinzanire. Ubu ni ukuvuga ngo system igezweho. Murumva ko dutegereje ibikombe, natwe turashaka ibikombe. Nyabona nimba hari ikibaho gikozwe muri zahabu azihanganije ijisho. Nzanira igikozwe muri zahabu nimba ariho bagikora. Oya ni diama. Gahunda ni diama. Urumva Pastor Mutesi ura n'umugabo wa gatatu. Yego. Wa gatatu. Nukuvuga ngo irani itsinziye nicyo byabisobanura. Ura n'umugabo wa kane umusabye akanamuko. Yego. Sibyo? Ura n'umugabo wa kane umusabye akanamuko. Ubona ari iki Ferdinand azakora kugira ngo abashe kuba yagumana Pastor Mutesi ubuzima bwe bwose. Umuntu maze gutandukana kangahe? Gatatu. Reka nkufashe gato. Pastor Mutesi yararebye amanaranyuzwe. Ariko nubango iriya niyo tsinzi. Ubundi dore ikintu gihari. Kiriya gikombe ni Ferdinand agomba kugitanga. Kubera ko nubundi uyu mugenzi wanjye nawe aracyakunda cyane. Ferdinand ni rudasumbwa. Ni rudasumbwa. Ni ukuvuga ariko muramwe mujye mwiha agaciro. Na Mutesi ni rudasumbwa. Ariko Mutesi mvimama yagombaga kugitanga. Nuko ko Ferdinand ntabwo yigeze akwa inshuro nk'izo yakowe, nk'izo yakowe. Urumva? Nubwo yigeze abana n'abo bantu. Ferdinand tumuzi ku mugore umwe. Uwuhe? Uwo ngo wisezerana. Niho yakoye. Nuwo yari yarinjiye. Nuwo babyorezaniza. Uwo yinjiye bivuga. Oya no kwinjira. Cyangwa kwiherera. Kwiherera. Kamana we. Sandrine kumva icyo Kinyarwanda. Oya mureke ntacyo kivuga Ikinyarwanda kiravuna burya. Impamvu ari atanze igikombe. Yego. Nyine yarebye abona wenda ni finale. Yego. Ferdinand ni finale. Aravuga ati shuri zari zose Ferdinand yihanganiye. Imwe sire 3 enye akihangana wari ishuri. Reka uyu muntu muhi igikombe ibyo byose ni finale. Niyo mpamvu ariwe wagitanze. Ni ukuvuga ngo biramutse byanze ubutaha yazatanga bingahe? Cya gatanu.
ko nimuteganya ibyiza mujye munasenga kuko reka nkubwire nta muntu ujya kugaba mu muryango atazi hari umuntu ugaba hatazi oya ntabwo byakunda umutesi nawe yakoze ibyazi je navuga ngo yihuse navuga ngo yihuse kuko na babandi nuko batabahaga igikombe ahubwo kiriya gikombe gishobora kuba kirimo intsinzi abadamu mushishoze neza iriya ni intsinzi ya mutesi iriya ni finali ni rusumba bahizi uriya ni rudasumbwa ni icyogere mu bagabo n'imyugariro ararenze nahagarara ushatse kuvuga ko se Pastor Mutesi uri ari we mugabo wa mbere yababonye yagakwiye guhereza igikombe buriya bitewe na detaye tutazi ariko burya igihe nacyo n'umwarimu mwiza hari n'uwazaza asanga aparitse ebyiri akamuhimwe bitewe n'uko nari mvuze imodoka bitewe n'uko asanze azifite burya umuntu atanga icyo afite ahubwo afite n'impano yo gutanga disi we ni byiza impamvu njye mbona ko birenze ni byiza uzi impamvu mbona ko birenze nuko Feredina haje amakuru avuga ko nta kintu afite Mutesi akihanganira wa muntu utagize icyo afite ataranabimenya parudo gato yari abizi igihe twaraganiriye arambwira ati njyewe nzi Feredina w'imiryango 16 iyo miryango 16 iruta etaje Mutesi atahamo iyo miryango 10 imodoka afite iruta iyo Mutesi afite Mutesi afite business afite amafaranga ashuti zanjye ariko yakoreye Imana yakoreye Imana yagombaga kumuhemba dushize mu marangamutima ya kimuntu Mutesi ntabwo yarakwiranye na Feredina ariko kubera ko ari umuntu Imana oya ko numva subire umva impamvu nshaka kubikumvisha nuko nshaka kukumvisha ko Imana yo ikura ibishoboka mu bidashoboka yego igafata Feredina utarukwiranye na wa muntu ikamuhuza na wa wenda abantu babonaga ko badakwiranye yego ibyo turabyemera cyane niyo icyo twavuga niyo mpamvu Feredina nta bije afite kuri Mutesi ko na Mutesi yaramukeneye n'ikimenyimenyi yamuhaye igikombe niyo mpamvu rero nta n'uwakabaye ambaza ngo jewe na Feredina dufitanye bije kwa Mutesi nta bije ihari amahoro ahinde ahubwo Imana ihahagarare ngiye mbifurije urugo rwiza nataho tukikuriho hanyuma impamvu yumvikana no Feredina we yarakwiranye na Sandrine oya njyewe nakubwiye ngo Imana ikora ibishoboka mu bidashoboka bya bindi abantu babona ko bidakunda dukurikije amaso twabona abuberanye n'uyu ariko kuko atari ko Imana yireba kubera iki rero Imana ireba bitandukanye n'abantu njye mbona bari abantu barahujwe n'Imana uriya wari umugambi w'Imana mwibutse ko nta kintu ushobora kubona Imana itacyambuye abandi amafaranga uzabona izaba yambuye abandi akazi uzabona kazaba kavuye ku bandi nta kintu ushobora kubona kitavuye mu maboko y'abandi byari ngombwa ko Imana itandukanya Feredina n'uyu kugira ngo Mutesi asingire soro wagiye mu bukwe harya cyane rwose ubukwe ari buri mubabaye ego ko mbabazwa n'icyo ubwo ni gute narwanya umugambi w'Imana ni gute narwanya isezerano hari ibihamya rega nyuma yuko haba nyuma y'ubuhamya n'ibindi hari n'ibihamya abantu baba bakeneye nimba yaragiye mu murenge icyo ni igihamya nimba yarakowe icyo ni igihamya nimba yarahawe igikombe icyo ni hari ibintu by'ibimenyetso pani ibintu byo kuvuga oya ubundi nimureke bano bavandimwe bibanire urumva kubera yuko bose nta n'umwe warukira umusore cyangwa warukira inkumi mu magambo make bahuye bose bakeneranye ni ukuvuga ngo umwe niyo yagira ikosa ahangaha undi ategetswe kuryihanganira kubera ko nta marayika iri mu isi njya nkunda kuvuga ngo nta marayika iri mu isi ahangaha rwose turabihanganisha tubabwira ngo nubona defo kuri mugenzi wawe uzibuke ko atari marayika wajyanye wihangane hari akaririmbo nahoze mbona bari kuririmba bari mu modoka ngo genda ubabwire ko nakunze atari marayika iriya message bazi ko bayiduhaga ariko barimo bayihereza bo ubwabo kuko nago bari sase none bobo baribwirizaga ariko baragapostinga bagashira hanze vuga ngo genda ubabwire ko nakunze atari marayika rero nukuri cyane ko Mutesi asenga yamenye Imana buriya Mutesi ni umudamu navuga ngo wanyuze mu bigeragezo byinshi wahuye n'intambara ariko kuri iyi nshuro icyo twamwifuriza nk'abakozi b'Imana ngiye mu mubiri navuga ngo
nihazi igituma rusenyuka azihangane ariko ngiye mu mwuka navuga ngo nta nikizatuma rusenyuka si byose ko dukora turi mu mwuka twifuza ibihumuriza nshaka kuvuga hari ikintu nshaka kuvuga yego nukuvuga ngo njyewe hari ikintu mbona ntabwo mbona ko Feredina ari ikibazo nta nubwo mbona ko Mutesi ari ikibazo nta nubwo mbona ko Sandrine ari ikibazo Imana ihuza ibihura cyane igatandukanya ibidahuye impamvu Imana ihuza ibihura niyi impamvu zatumye uyu yihanganira Feredina kwa kundi bari babanye akumva kumutakaza ni ikintu gikomeye izo mpamvu zizaterana Mutesi gukomeza Feredina imico ya Feredina uyu yihanganiye iyo mpamvu izatera Mutesi none uyu ko yashoboye kwihangana niki cyatuma Mutesi atihangana iyo mpamvu izaterana Mutesi kwihangana imitima y'abantu ntabwo ari imwe birashoboka ko ibyo nkunda atari byo Mutesi akunda hano ndagira ngo nkubwire gatoya kuko iyo ataza kumukunda ntaba yaramufashe apu ubwo rero Mutesi niwe ngewe yego nta kibazo ariko iyo ataza kumukunda iyo abona ko imico idahura ni ukuvuga ngo rero ntambara zirimo hariya twe turimo turifuriza abantu urugo rwiza sibyo hara turimo turifuriza abantu urugo rwiza kandi igihe naje kwakira message bampamagaye bambwira ko ari umuntu ufite message Imana yamuhaye naje nayakire nimba batamutumye simbiza ko yambwiye ko ari Imana yamutumye yambwiye yuko kandi avuye mu bukwe yayizanye n'ugucunga sana n'ugucunga umuntu senyera wayikoze ubundi umuntu iyo uhuye n'umuntu mugashimana muri singo mwese mushobora kubyumvikana mukajya mu murenge cyangwa mukawutegura agucitse mukiwutegura ni kwa kugukomeretsa hari ababasha kubyihanganira hari n'abatabasha kubyihanganira hari n'abiyahura hari n'abapfa kubera ko ari ryo gare ryabo icyo nshatse kukubwira ni kimwe rero mwitonde gupfundikira ngo mumere nk'abaciye urubanza mumere nk'abavuze ko umuntu agiye mu ijuru kandi akiri mu isi ntabwo Feredina yagiye mu ijuru ntabwo Mutesi yagiye mu ijuru bari mu isi bari mu rugo urugo ni kaminuza ni ishuri uravuze ngo n'ibitogo tazagenda ajyane mu nzu ni ibiki rero wabaraho kwishura ibyo ari byo ni ibiki ni ibibazo nge rero ntabwo mvuga ibibazo byo hanze by'intambara zisanzwe cyangwa iki ibibazo by'umugore n'umugabo nibyo mba mvuga ibibazo by'umugore n'umugabo defo wananiwe kwakira uwo ndiwe zo mu buriri se niyo zitaba mu buriri muri salo seho nibaharwanira uzi ko abantu bapfurukama mbiri biguriye bagapfa ko ruraho bakarwana kuki mubona ko Mutesi ibintu byose bizahora byanga ntabwo ariko tubibona kubera ko aho yonye baravuga ngo ihoramo oya ntabwo ari uguhoramo dore ijambo bibiri bivuze icyo nshatse kukubwira hano hari udogato nkubwire ngo icyandike nimba Imana tushatse duca n'imigani tukajya no mu matungo ariko uzihene iziko inyuma ya kiriya gipangu hari urubingo ushobora gusimbuka ariko bayifatiyeho nayo nyine hari ukuntu bayangiza icyo nshatse kukubwira ni iki nimba Imana yaravuze ngo Mutesi uzashaka uzajya usenya ukore mariage senye wongera ukore mariage wowe urinde wo kubihagarika uzishura se yamugeneye hari uwazishuriye ngo azanazitubwire eske ubu nta muntu utarakora mariage n'umunsi n'umwe nkanjye hano ahubwo ibintu nukujurira umuntu akuramo agatimba agashyiramo akandi gute umuntu ataranambara n'akamwe ibyo bintu byo ntago wakwibaza ikibitera hari igihe hari Imana imyuka mibi ntago ituma bashyiramo agatimba abara ntago ngendana nabo ngewe nemera ko ari Imana iba ishaka kugira ngo igire icyo yigisha umuntu namara kugera ku rugero rukwiye Imana ize ishyireho navuga ngo nk'igipfundikizo yes rero ntabwo twavuga ngo noneho ngo ni finali tugushyire none se nimba hari umuntu ufite ibye cyangwa hari umuntu utegereje Mutesi kugira ngo azakire cyangwa se nimba hari umuntu ufite ibye twebwe dushyireho iherezo turi bande bo gukerezo nta niyerekwa dufite ntago ari iherezo Sando
ahubwo ngewe wenda icyo nshaka kuvuga ntabwo turi kureba Mutesi wasenye ubwa mbere bikanga hari n'abandi nubwo turi kureba Mutesi wasenye kabiri bikanga na gatatu bikazamba turi kureba Mutesi wubatse noneho ibizakomera noneho turareba umugambi w'Imana kuri Mutesi none ushingira ku kivuga ko yubatse ibizakomera shingiye ku gikombe wa mukozi w'Imana ashingiye ku gikombe nta nubwo ashingiye ku mwuka wera oya ntago ari umwuka wera nababwiye ngo iyi Imana ikora ubundi hari ibimenyetso bibiri iravuga ngo hari ibimenyetso bizagendana n'abizera rero nimba hari ibindi bintu Imana yanyuranyije n'ibya mbere ngewe mbona ko bizakomera ahubwo bikarenga no gukomera reka twibwirira abantu bari kudukurikirana kuri aya macano atandukanye harimo na Duhinduke TV bakore subscribe bakore share na comment turabakunda cyane abafana bacu tuzabazanira inkuru zitandukanye tuzabazanira ijambo ry'Imana no kuganira bibari byiza ariko genda cyahagaze ku mugambi w'Imana witonde ntabwo hanga mfite ikibazo kuri Mutesi ngiye Mutesi urana n'ikibazo mfitanye nawe ngewe nemera ko umugambi w'Imana ese ko umugambi w'Imana wemera ko umuntu abyara umwana agapfa ejo akabyara undi agapfa ejo akabyara undi agapfa iyo ahuye n'uwo ashyira kwibere ntamwakira ahangaha oya ntago tuwizereye mu bibi ariko nibinaba ntimuzamutera amabuye ahubwo mbe mbateguza nasenya nanasenya ntimuzamutera amabuye nasenya bwa kangahe sinzi inshuro ubwo no bwa gatatu abo ku mihanda wamenyere ntabwo mutazasenya Imana izamugirire neza ugomba no kuyirebera no mu byiza izamushyigikire noneho rero reka dutange imuguro dushingiye ku gikombe wa mugabo wahawe igikombe ihangane ubaha igikombe wa mugore watanze igikombe ihangane ubaha igikombe uravuze ngo ushingiye ko kiriya gikombe bamuhaye nicyo gituma urugo rwe azarwubaka kandi akarugumamo ubwo ntago rwubakiye ni ibihamya ni ibimenyetso icyo ni ibihamya cyangwa ni ibihamya bira ni ibihamya igihamya gikomeye cyane cyambe cyuko Feredina yemewe noya kangubwire igihamya kirenze kuba umuntu mwarabyaranye rimwe ukabyarana na kabiri Imana ishyigikira ni umutima wemeye yego urimo urabyumva Imana ishyigikira umutima wemeye nimba umutima wa Pastor Mutesi waremeye Imana igomba gushyigikira uwo mutima wemeye reka amarangamutima yawe na mbere yabaga yemeye ntiyabaga yafashwe ku ngufu icyo shatse kuvuga ngenda cyafite ifuhe ry'umurimo w'Imana kugeza bugingo n'ubu cyane ko ndi no guhishurirwa Imana igiye gutabara abantu b'abafiyemeri abantu batawe abantu babyaye ntabwo muzasaza mwenyine Imana irimo irarema andi mahirwe ariko mwirinde kwirwanirira shuti zanjye mwirinde kwirwanirira Imana ifite imfura z'abagabo mbonja rwose Imana imumugabo Imana irabafite shuti yanjye nanjye ndamukwifurije nubwo ntarabihishurirwa nimbigira hirekwa nzabikubwira ntabwo wasaza wenyine uracyari mutoya sibyo ariko kandi dufite n'abadamu bapfakaye bakiri bato barihangana erega ubu ngengeze no ku rugero rwo kubwira umuntu tukamera nka Saduraka Meshake na Abedenego tuvuga ngo naho yabikora naho itabikora tuzapfa tuyiringiye aha rero ntabwo dushaka kwimika bagabo mutatukurikirana mukagira ngo nimwe turambirije rega dukeneye ibintu byinshi dukeneye n'amafaranga yo kwiyubaka dukeneye n'amafaranga yo guteza imbere abana bacu umugabo araryoha ariko n'amafaranga nakabiha ese wagize ngo turambirije ejo hatazagira umudamu wafashe umwanzuro kubera igikomere tutazamukomeretsa hano hanze hari abadamu bakomeretse ku buryo bazinutswe icyitwa umugabo akavuga ati nzarera abana banjye aho ugiye ugira ngo bakomore ugasanga ahubwo baragukomerekereza mu nkovu rero we wafashe uwo mwanzuro hari umukozi w'Imana avuze ngo gushaka ni byiza ariko biba byiza cyane iyo ubyihoreye ako kantu urakumva biba byiza cyane iyo ubyihoreye ariko kandi nimba tutabishoboye kubyihorera mureke dusenge twe kwirwanirira aha twese tunejejwe n'urugo rwa Mutesi utagira ngo mwene data w'umukozi w'Imana witwaga Indaya hano kuri YouTube byari bishimishije Indaya yitwaga Indaya none utagira umugabo ubu ufite uburi iki di Pastor Mutesi yari yose Pastor Mutesi yari barabikwita ukabihakana ariko baba babikwisa niyo bakubonanye n'umugabo mugendana baramugukingira yego none nimba Imana imwubakiye ikabigize gutya ikamuteturura none imuhaye n'intama nshyashya imuhaye intama nshyashya yo kubwiriza iramwubakiye ariko iragusenyeye
iyo mana si kandi Imana yambwiye ko wanjye ahari ntabwo yaruwe uyu muntu yaza avuga ngo Imana yavuze ngo nta mugabo uzabona ntabwo yaruwe pe kandi wenda umutima wanjye uteganya kubaka nari bujye gusenga nkajya mu kubera ko Imana ibona ko uyu nguyu ashaka kubaka cyangwa se nayo yamugeneye kubaka agishobora kumuha ibyafatwa yego erega kumuha ibitari ibye Imana izatugirira neza Imana igomba kuzamuremera ibye bimukwiriye umugambi w'Imana ni mugari ku muntu niyo mpamvu ugenge nemera ko byose bishoboka Imana yakwicika kwezi kagucyura yego Imana yagutabarira mu isi abantu bakagukomera amashyi hariho umuririmbyi yaririmbye ngo mwana wanjye nubona isi kukomeye amashyi uzibuke bya bihe wabayeho nta n'umwe ukuzi mwana wanjye nubona ubuzima bugenda neza hindura isengesho ryerekeze mu mihana y'abandagaye uzature ngo sinjye uriho ni data wenyine wahawe ikaze muri njye mazi utegeka umutima ureba iby'isi nk'igihombo utoza akanwa kanjye kuvuga ibifitiye abandi haleluya bajya ngo mumfashe vuga butumwa nubwo kandi mba nandikishije mwitonde hari ahantu Imana yadukuye mw'abantu mwe kuba nakwicara hangiye narakize kanseri yibere nkicara hangaye Imana yarankuye mu cyaro narabwirwaga nka burara ndi umubyeyi wishwe n'inzara ndi umubyeyi wambaye ubusa ariko uyu munsi wa none Mana irava mu ijuru nubwo Mana itarara ndangiza mvuga ngo nta kimana yakoze ngo umugabo baramutwaye n'umwuka wera se batwaye ni oya nta muntu utwara umugabo mugarukira batwara iki mugarukiraho wenda umugore wamutwara bikemera kuko baravuga ngo kurusha amata agutwara imbwa ariko nta mugabo batwara asa wewe uri mugabo kibatwara ukemera kurusha amata gutwara imbwa oya nuko nyine biba byabaye ngombwa mukabishyira muri sanse mu byumba mushaka ariko nukuri mureke uriya mubyeyi yubake ejo tuzajya n'ikibazo kiba bakavuga ngo sangire ugasanga ndarenganye Nyarwanda kazi bagiye gukora nta kibazo rwose nta kibazo Sandrine rwose yaremeye amen cyane Imana y'amahoro ibasha gukora twebwe ibirenze ibyo tuyisaba rero nanjye duhamya bugenda nanjye ubwanjye ahubwo njya shima Imana nkavuga ngo Kristo warakoze kuko wantoranije ukama umwuka wera ese ubu ngubu mba ndihe yataga umwuka wera iyitama umwuka wera wo kwihanganira gutwarwa umugabo ibintu byose ahubwo nkanabyihanganira ntabwo ari ico gusa ukihanganira n'ubuzima bugoye turimo bw'iyisi erega iyisi ni ishuri iyisi iratwigisha wakumva dusakuza oya n'abo bana Imana yaguhaye n'umugisha hari umuntu bategereje utarababona okay Sandrine uretse ko wenda batanagutumiye aburiya iyo biba ngombwa bakagira gutya bakabatereka bakuzanira invitation uko bwabo ari kubujyamo cyane rwose wari kubutaha no kubutwerera ahubwo ngiye mbonye n'amafaranga nanabatwerera wifuje kujyamo se kubirwanya nifuje kubatwerera mbura ubushobozi yego ariko ibona uko batwerera ari kubujyamo nari kubatwerera kubera ko ziriya ni inshuti nungutse n'uwundi muryango Feredina yari inshuti yanjye none namutese agiye kuba inshuti yanjye uzajya kubasura nk'inshuti y'umuryango nibankenera nzajya no kubabwira icyo Imana ivuze ahubwo bakwiye kuzashaka nk'ituro ry'ishimwe ituro ryo gushima Imana ry'umuhanuzi bakagutura bazaturira wowe baturira Imana yewe se bazanturira ndi iryo turo ry'ishimwe bazagena bariture mu rusengero cyangwa wenda hari ibyo Pastor Mutesi akugomba Pastor Mutesi wagize ngo yashatse no kugwituro ntiyari guha yari kwihera uretse ko nundi yaranari impake kana ashaka kunyengera zone nagiye nabonye yaragiye no gusura papa bitangaza ntabwo ugitekeza ko na mu minsi imbere azagusura ngewe rero kunsura ntabwo yabimbwiye ariko na n'umuntu wanga abashyitsi yego biterwa n'inzira binyuzemo abashyitsi n'umugisha
yego sibyo ya twifurije amahoro rero ahubwo azabyara impanga tungu nako impanga rwose turazikeneye impanga zirakenewe hari cyane ibintu byinshi byo kuvuga n'agahungu n'agakobwa nuko mu tugarura wenda abanyamakuru mukatugarura ku ngingo imwe gusa yego kandi nanjye kuri iyi revo ndi umunyamakuru kuko ndumva je ko mu kiganiro kuri gihinduke nagrosting yego ariko ntabwo naguta mu rwego sibyo nk'umukozi w'Imana ikintu kiriho ni hari intego yaduhinduke yego buriya twese dutangira twumva dushaka gukora neza ubushobozi bukaba buke ariko ndatangariza abakunzi banjye ko duhinduke TV ifite intego ikomeye kandi ku bintu byiza harimo guhindura abantu uretse Imana nizabahindura ariko harimo kubatangariza kugerageza gukora ibyiza harimo no gufashanya wagize ngo se ufite ni ufasha apana nurindira gufasha kuko uzaba ufite byinshi zero ndumva ndi umuntu udasanzwe ngewe muretse kumbaza ngo Sandrine wiyumva ute yenda bwani niyumva ndi nka Beneri ubwo bicintu cy'utabashwa ubwo ndi umuntu ukomeye muri Kristo umva muri nge habunditsemo intare ya Kristo ariyo Kristo sinjya mbona ukuntu ndi uri umuntu ukomeye cyane duhinduke tunahindura hanyuma buriya rero sibyo uko byagenda kose umuntu wese afite umuntu bakundanye bafite n'icyo bapfuye akavuga ati ngewe sha uriya muntu namujyana ariko azabona sibyo bitewe nuko muba mwarananiranye uwo muntu ntabwo aba ari umukristo yego iyo uvuze nta nubwo uba wihanye aho ngaho nta nubwo uba wari kugira uyu ugiye gutega umuntu iminsi ukavuga ngo namujyana azabona mubwire ati hubwo mujyana ariko wihangane yego wihangane ibyo uzahura nabyo uzagerageze kwihangana Imana izagushoboza Umwuka wera azagushoboze kubera yuko ya Mana idushoboza byose irahari bacyateza amaboko hari n'igihe ikintu kikuba wari uzi ngo urasenga ugasanga ahubwo nibwo ugiye gukizwa undi bushyashya haleluya rero Imana y'amahoro Imana yo kabyara yo gaheka yambika imbaraga bene data urubyiruko rwacu ruri kubaka nuko mutinda ku muntu umwe ariko burya ntabwo imirenge yose iba yasezeranye umuntu umwe ku isi hari abantu benshi baba basezeranye tubonereho no kubwira abantu bari gukora amakwe muri iki gihe tubahaye impamba yo kwihangana kuko usanze simarayo ikindi ntabwo mwareranye tubahaye impamba Sandrine abahaye impamba mukomere nanjye narakomeye niyo mpamvu mubona meze gutya nimukomera muzabyara muheke ushobora kumara imyaka 5 urubyaro rutaraza Imana ikabyemera kuri 6 ukabyara impanga hari nabo twabonye babyaye ku myaka 10 umugabo akihangana akavuga ngo umugore wanjye nasezeranye namukunda nubwo umwana turaza Imana isamuduka mbahaye impamba yo kwihangana Imana ibarinde nkuko twatangiye dusenga dusoze gusenga turagushimye Nyiringabo Imana turaguhimbaje twatangaga ubuhamya ndetse n'ibitekerezo n'impuguro ariko Kristo n'ijambo ryawe riradukomeza aho dusitaye rikatwomora niyo mpamvu mboneyeho gusengera urubyiruko rwacu abaturuta abatungana Nyiringabo Imana komeza ingo iyo urugo rukomeye rugira umuryango mwiza rukagira abana bubaha Imana mu izina rya Yesu niyo mpamvu twifurije umuntu wese uri mu rugo mushasha n'abapanga kubaka ngo bakomereze amaboko dayimoni uza gusenya ingo turamwirukanye mu izina rya Yesu Umwuka wera w'Imana naganze kandi n'abakibifite mu bitekerezo ubashyigikire kuko urugo n'ikintu ukunda gushyigikira Nyiringabo Imana ndagushimye rero kubikoze nsabiye umugisha abo twakoranye ndetse na mwene data twari kumwe umuha umugisha kubw'ubutumwa yazanye Uwiteka ushyigikira umugambi wawe cyushima nicyo ushaka aricyo kiba mu izina rya Yesu amen akanimero ka telefone bagiye kugatanga 078 05 86 044 078 05 86 044 iyo niyo nimero ya Sandrine ufite icyo wamubaza kandi wanamukurikirana kuri Duhinduke TV.